nk'umuntu aguhamagaye akakubwira ati umukozi w'Imana umubyeyi mwiza wa mwana wasengeye yego yakize ubu yatangiye kuvuga yarafite umwana no hanze yarafite umwana yaravugaga nyuma aza kubikirage haratsembarara agakoresha amarenga n'umwana w'imyaka 8 ubwo yaramaze imyaka 2 atavuga zibicumi imyaka 2 atavuga yego yabaye gutya afite imyaka 8 baragize 10 yego arangije arampamagara ababaye n'umubya wibabara wikwigirira nabi uwo mwana wawe Imana imuhaye kuvuga yego noneho ababarira kimwararira rava Mana ntabwo narinzi ko ikibazo cyanjye cyangwa ikigeragezo cyanjye ukizi nakano kanya nkwizeremo umukozi w'Imana yaguhamagaye atarabikubwira turaganira arambya Yesu ashimwe ariko nkumva arababaye ijwi rirambya ngo mubwire yego umwana wawe ufite w'ikiragi ubwo burwayi bwizanye butagira impamvu ntabwo ari icyaha wakoze ahubwo Uwiteka no kugira ngo yiheshereze icubahiro muri we yego uwo mwana ubu ngo bari kuvuga Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye yes reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde reka mfate umwanya ngushimire we wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ari ubwa mbere ukayikanda ngusabe umugisha yego nanjye nabasezeranije ko nazajya mbicisha irungu niyo mpamvu mba naje kwirebera umukozi w'Imana tukaganira tukibutsa abantu yuko Imana yacu igikora ntabwo yahagaze gukora mama w'uruga uraho neza murakomeye Mana ishimwe Julienne mama w'uruga niwe tugiye kubana muri iki kiganiro reka uyu munsi nanjye nsenge Mana ndagushimye Mana ngo icyubahiro ndakunezerewe yuko uri mwiza nta kibasha kurogoya imigambi yawe kandi waravuze ngo uzibyo wibwira kutugirira n'ibyiza ntabwo ari bibi nuhabwa icyubahiro yego ibibazo biraba uko ijambo ryavuze ngo nta kizabuza ibisitaza kuza kubizana azabona ishyano ngo kandi ngo ntabwo amahoro azahora ntabwo intambara zizabura keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha biracyariho niyo mpamvu duhura n'intambara ariko icyo ngukundira Mana nziza waravuze ngo uzabana natwe ntabwo wavuze yuko ibibazo n'intambara bikuyeho ahubwo wavuze yuko uzabana natwe kandi natwe tujya tubibona aho utunga umuntu mu busabusa umuntu akabaho umuntu ukamurengera ibibazo byaje ukamutabara izina ryawe nirishimwe ndikuguha ikaze uganguze kubana natwe muri iki kiganiro uze kutuyobora Mana turi twenyine twakwiyobora tukayoba ariko nitubana nawe uratugezaho ibyiza uratugezaho amagambo yo guhumuriza abaduteza amatwi muri iki kiganiro ndatuje we ntutuze byose ubikore kwibasha mu izina rya Yesu amen Mana ishimwe ntabwo icyubahiro numvaga ndi mu kindi kirere Ihamagaye Imana birimo neza wumvaga wagiye mu kindi kirere yego ariko iyo usenze uhumye niyo mpamvu twe twiga batwigishije gusenga yuko ugomba gusenga ugize ute uhumye rata ni byiza uvuga ngo senze ndi kureba nahita mbona akanyoni gatambutse hariya ntakarangarira ariko iyo wahumye umutima wawe ibitekerezo byose wabyerekeje ku Uwiteka yego Imana ishimwe yabwa icyubahiro cyane mama w'uruga amakuru ni meza wambaye ikanzu nziza reka tubivuge yagize se ni ikanzu ni ijipo n'ishati yego ariko urakoze ntabwo njyemba mbizi niba ari ikanzu cyane niba ari ijipo ariko iri bara ni ryiza icyatsi risobanura uburumbuke oranje ntabwo nzi icyo bisobanura ryo
oranje byo bisobanura iki? ye ntabwo mbizi. Ntabwo bizi. Yego. Fanta ya oranje se bayiha abantu bameze ute? Si y'abana. Fanta ya oranje ni y'abana, izindi ni iz'abantu bakuru. Yego, ariko Imana irakurinze. Irandinze. Ndi gushima Imana. Yego. Yego. Ko wishimye cyane si uyu munsi? Burya iyo umuntu aguhamagaye akakubwira ati umukozi w'Imana, umubyeyi mwiza, wa mwana wasengeye, yego, yakize ubu yatangiye kuvuga. Yari afite umwana no hanze, yari afite umwana yaravugaga, nyuma aza kuba ikiragi, aratsembarara agakoresha amarenga. Ni umwana w'imyaka 8. Ubwo yari amaze imyaka 2 atavuga ziba 10. Imyaka 2 atavuga? Yego. Yabaye gutya afite imyaka 8 ubu yaragize 10? Yego. Ndiguhita mbihuza n'agakobwa kanje k'imyaka 10. Yo. Arangije arampamagara ababaye. N'umubya wibabara wikwigirira nabi, uwo mwana wawe Imana imuhaye kuvuga. Yego. Noneho ababarira kimwararira. Rava Mana, ntabwo narinzi ko ikibazo cyanjye cyangwa ikigeragezo cyanjye ukizi. Na kano kanya nkwizeremo umukozi w'Imana. Yaguhamagaye atarabikubwira? Turaganira, arambya Yesu ashimwe, ariko nkumva arababaye. Ijwi rirambya ngo mubwire, umwana wawe ufite w'ikiragi, ubwo burwayi bwizanye butagira impamvu, ntabwo ari icyaha wakoze, ahubwo Uwiteka no kugira ngo yiheshereze icubahiro muri we. Yego. Uwo mwana ubu ngubu bari kuvuga. Hashize nk'iminsi 4, uwa 5 arambwira ati yatangiye kuvuga ngo ma. Ikindi akakura bakuru be. Ubwo rero uko ibihe bigenda bisimburana, ubu yamenye kuvuga. Byose ari kubivuga. Nubundi nimero yawe yayibonye hano kuri YouTube? Yayibonye kuri YouTube. Nje rero ibyo nkuko nawe nyine urukumva wishimye ati kuba umuntu yaranyandikiye, Imana ikanyereka ibyo nkabimubwira bikaba byarasohoye. Nanjye yo nafashe urugendo nkaza nkakureba, none ukambwira ko ari umuntu wabonye nimero yawe hano, Imana ikagukoresha ibyo ngibyo, nanjye numva nshimye Imana pe. Yego. Nanjye bituma numva nishimye cyane, nkavuga nti burya ntabwo nagize ute, ntabwo nagendeye ubusa, ahubwo nagendeye ukuri. Ejo ndari umumama twaganiye, arambwira ati yewe, ati abantu barampamagaye, ati barambwira ati uzanashimire Concorde, ati hari ikiganiro narebye yagikoranye n'umuntu nakitse intege nihebye ngiye kwiyahura, ati icyo kiganiro kinsubizamo imbaraga, kwiyahura mba ndabiretse, ati ubundi kumva nkomeye, ati none nawe uransengeye, Imana ikubwiye ibyanjye, ati umva, ati rwose Imana iri mu kazi. Yego. Yego rero nanjye yarampamagaye, kandi ati pe narasenze, atari ubu ngubu kubera ko hisubimbira nakubwiye icifuzo. Yego. Nkwizereyemo. Ubundi hari ukuntu wizerera mu muntu. Yego. Ukaba ubwo ari ubihanuye, ubivuze mwizereyemo, Imana iragira ute, irakora. Nawe anyizereramo. We yanyizereyemo, aravuga ati weho nkwizereyemo ikikurimo, ikikubwiye ikibazo cyanjye, nkwizereyemo ko kiragira ute, ko kirasubiza. Yego. Hariho n'undi wampamagaye amaze imyaka, nawe no hanze amaze imyaka 15 atabyara. Ndangije namujyana Imana umwijira amujyanga kiragusama. Yego. Nawe ubu ngubu yarasamye. Nawe yanyizereyemo. None siko mfite inshuti yanjye sha, nawe umaze imyaka 5 nta rubyaro. Imana umwijuru ije kumurubyara. Fata umwanya umusengere mama wowe, nukuri pe. Njewe turaha oyo ugiye kumusengera ubu ngubu, ntago turamuvuga izina, ariko njewe tubiziranyeho. Urumva nicyo kibazo afite, n'umukunzi wanjye kuri Concorde TV show, wasengewe imyaka 15 arabyara. None abamaze imyaka 5 ziri kwinjira mu wa 6. Yego. Usengewe amaze imyaka 2 ari ikiragi, aravuga. None rero n'uyu muntu ntabwo mvuga izina rye, aherereye muri Zambia. Tukiri muri iki kiganiro, mwizo mbaraga Imana yaguhaye, fata umwanya umusengere uku kwezi kwa sinzi uko urategeka, ariko nge mufitiye icyifuzo ko mufitiye umutwaro. Uyu munsi twita ikiganiro tukugikora tariki 15.
nukuri Imana ibigenze neza uku kwezi kwa gatanu kuri kurangira ukwa gatandatu azabe yasamye mu izina rya Yesu. Kindi kigiye azaba ahetse. Senga rero wisengera izamure turi hano ntagenda ukibagirwa abandi bakaguhamagara. Nukuri pe ndamukunda kandi ndebye ishaka abafite ryo kwinginga Imana. Fata nk'iminota 2 umusengere. Ni Diane. Wabimenye. Mwami Imana yacu sengeye Diane, izina ryawe reka rishimwe. Turasenze cyane kugira ngo imbaraga zawe zigaragare ku buzima bwe. Harari Zambia uyu mwanya itariki ya 16 genda wihesha icubahiro. Uyu mwanya genda uburizamo imigambi y'incakura kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Ndamusengeye nkuko Hana yatitirije aratitiriza imbere yawe. Hana mukeba waramuseka, Penina aramuseka cyane, ariko nyuma yaho waje gutuma Ana heka kandi atwikiraho agashuka keza. Izina ryawe rishigwa hejuru. Nsengera ababyeyi nifungukire kwakira urusoro mu izina rya Yesu Kristo. Ndahambuye mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Reka Kristo ibyo bamukoze n'ibyo bamuteze biteshwa agaciro mu isi. Mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Urakoze ko uri Imana yumvishe gusenga. Reka byose bibukushaka mu izina rya ugera Yesu. Amen. Yego ikintu cya mbere ni ukwizera. Ejo umuntu twakoranye ikiganiro turi gusoza ati ndikumva biri kumvika ntago nabura kubivuga. Ati hari izina ndikumva abararifuzi ati ryitwa Patrick ati ntago ari umukozi w'itorero ahubwo ni umukozi wa leta. Avuga ibyo Imana iri kugira. Nawe nanejejwe nuko uwo muntu yarambwiye ati wa muntu yarampamagaye ati ni ngewe rwose ibyo wahanuye nibyo ni gutya bimeze. Ndavuga nti rero Imana iri mu kazi. Nukuri Imana iri mu kazi. Nukuri pe n'abatemera izagira ute izabemeza. Kandi mama uruga uyu muhati. Si ubusa ku mwami tuzagororerwa. Amen. Si ubusa ku mwami tuzagororerwa. Borababamba n'abatisi konkora utari mu biki ariko sha mfite boss. Umuririmbyi yaravuze ngo bareke bateranizwe no kukwigaho, nta mpamvu y'uruvugo bizashira usigare. Izo ntambara urwana ugiye kuzisohokamo nawe, hari Imana itabara ku munota wa nyuma. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo cyitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uracugukanagurwa ukajya ku rufatiro ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Haleluya. Amen. Abo ngabo bareke baterane. Haleluya. Uzi Imana izi urusaku rushize. Abantu bashizwe ni Imana ikora. Nta kigeragezo kitagira iherezo. Iyo cyitwayemo neza nusakuze mu kigeragezo. Iyo usakuje mu kigeragezo uha abantu ingufu bakabona ico kuvuga. Ariko iyo ucecetse mu kibazo curimo. Haleluya. Ana yaratitirije ntiyasakuze. Umugabo we Elifazi arakomeza agira ute akazazara mu byati humura ihangane niyo tutabyara. Ariko Elifazi impamvu yari kubivuga nukubera ko yari afite abana kwande kwa Penina Erikani Erikani. Noneho we akamubwira ati nta kibazo kwa bana nje ndagukunda mugore wanje kubera ko yarazi ko abyara. Azi ko Ana ari we ngumba. Aravuga ati niyo napfa ubu mfite abanzungura. Haleluya. Ariko Ana ntabamuzungura. Agakomeza amubwira ati nta kibazo twakomeza tukabana. Ariko Ana akavuga ati ari impamvu uri kuvuga guco uri kunyishima hejuru. Arangije yerekeza he ivuraje gusenga. Aragenda ishiru. Haleluya. Yinjira mu rusengero asanga mu muhanuzi witwa Eli. Nyamara ngo yaramaze igihe kirekire atitiriza. Tekereza gusenga wava gusenga mukeba wawe akavuga akakura nk'umwana. Elisa nzanira amazi. Haragowe utarabyaye mami. Haleluya. Hahirwa ngumva ngo abatarabyaye ngo barababaje. Yabona yifatiye ikidora agiye kuvoma. Ngahe
ngo uzapfure kwivomera ariko kubera ko yatumye soso kubera ko yatumye Elisa akavuga ati barayazana igihe bashakira mu gitondo akaryama agakubura yabona ari gukubura n'ubundi uzaturika umugongo kubera kwikuburira kubera utazashira umugongo ariko Imana ikababazwa nayo magambo ana akagenda mu nzu agahanagura amarira akagira ute agasohoka yaba agiye guteka ngo ubusimana ngo ngende umuntu umwe sinateka kuko yarazi karagaburira umugabo n'ingosha n'abana kuko yarazi ko afite n'abana azi ko umugabo aragenda akavuga nawe akaja kubyica akavuga papa Elisa ariko ana akavuga ati nta kibazo igihe kizagera Imana intaba ana aba muri uwo mubaba ana yitwa ingumba ana arashinyagurirwa ana akaja kwitorera inkwi ana akaja kwihahira haleluya ana yabona Elisa agiye kwisha papa Eli uherekeze Elisa kwishura simpari haleluya ana kababara ana nawe agenda ishiru agenda asanga umuhanuzi witwa arangije arangije apfukama imbere y'Imana ngo hari mu minsi mikuru ngo ana yanga kurya inyama nziza yanga no kurya umutsima mwiza ngo nyamara ngo baranywaga ngo wari umunsi w'ibirori ngo umugabo aramujya ngo niyo twakwirira tukanywa ngo wigenda ana arabwiyiriza ana aragenda aja mu rusengero avuga ngo Mana Uwiteka nuzampa umwana nzamuguha haleluya azaba mu nzu yawe iteka ryose haleluya arangije yinjiramo umuhanuzi araza aramubwira ngo abona ukuntu Ana ari kubumbaguza iminwa aramubwira ngo Ana wewe wa mugore we ngo uzageza hehe isindwa ryawe hari ukuntu usenga bakavuga ngo nubwo ari gusenga ntiyasubizwa ntiyatabarwa haleluya ngura ngo ntazatabarwa nawe murebera mu ishusho itariyo Ana aramubwira ngo utekwibwira ko haleluya muntu w'Imana utekwibwira ko ndi umugore w'igicucu utekwibwira ko ndi umugore w'ikigoryi ahubwo haleluya ahubwo nuko arico nshaka Uwiteka ijwi ry'Imana ritarisanga uwo muhano riramubwira ngo genda nk'iki ikindi kigihe uzawuhetse umwana w'umuhungu uzabukikiye umwana w'umuhungu aragenda Ana asanga bariye banyweye nawe ategura amafunguro ye ararya aranywa iryo joro Ana yarayasana haleluya amen arakazaza aranyura ku mukeba we haleluya ari ukuntu Imana ikora akantu ko kujijisha bakomeza kukurebera muri yasura y'ikigeragezo yego ariko Imana yo mwijuru iri gutanga ibimenyetso by'ibyisi iri gutanga ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane ukwa gatanu mpaka Ana arabyara mukeba we Ana yarasohotse niba aragiye gukingiza aheka umuntu uza mu kigoma cyitwa ngo kuko umwami Imana azantabara icyo gituma nta mwana amasanja agakomera kamera haleluya atwikira agashuko kavuga ngo ngabamwemereye bose bazitwa abana b'Imana yego haleluya amen haleluya arangije haleluya yambara urukweto ruvuga ngo mbese umurezi wanjye azava he mpagararanye n'Uwiteka yego amutama ko kantu arangije akenyera igitenge haleluya akenyera igitenge haleluya akenyera igitenge cyiza haleluya amaje kucikenyera arasohoka haleluya kiba haleluya akenyera igitenge cyanditswe ngo kenyera uberwe mu byeyi yego haleluya kuko Uwiteka yagikuye muri sitoke y'ijuru arasohoka na Ana afata umutaka mwiza haleluya afata umutaka mwiza cyane ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo kubw'ibyo nzabyikorera wanditseho ngo kubw'ibyo nzabikorera kwiyubahisha haleluya kwiyubahisha kwanjye arangije aragenda na Ana yagera imbere agakebuka akareba Penina ariko kureba Samweli mu mugongo agashima Imana akiterera hejuru nyanyuma ko gashuka ibyo kigoma bijya Penina haleluya biramurya Ana nawe akagenda akareba Samweli wabaye iki muhungu wa icecekere haleluya kuko Imana yari isumbushije Ana n'umugabo wabonye amaje kubyara yabonye ko Samweli arutabo bana yego haleluya umva tukiraho yego gusoma Bibiliya
cyangwa se n'abandi bantu badukurikiye basoma Bibiliya cyane, hari ahantu baravuga izina ry'umwe mu bana ba Penina? Naho byanditswe guhera mu itangiro kugeza hehe mu byahishuwe. Yego, ariko Samweli hari ibitabo byamwitiriye icyambere cya Samweli niwe wimikaga abami, Samweli niwe wimitse Sawuli, Samweli niwe wimitse Dawidi, Samweli. Haleluya. Samweli na nyuma yo gupfa ibitangaza byarabaye, Sawuli yagiye gushikisha umushitsi abamuzaniye Samweli. Haleluya. Amen. Ujye ukurikiranya amateka ngo Sawuli niwe wishe Samweli. Yamwicishije iki? Inkota. Ariko Samweli yaramamaye. Yego. Samweli yakoraga ibitangaza. Sawuli akimara kumva ko Samweli yimikishije Dawidi iki? Amavuta yaramuhize. Sawuli niwe wiciye Samweli. Burya se uzasoma izo nkuru uzambwira, ariko Sawuli niwe wishe nde? Samweli. Aho ntabwo nari impazi. Kubera icyakimurimo, kubera ko yavutse ari umwana w'isezerano, umwana waciye mu bibazo, weho ufite ikibazo, weho uciye mu bigeragezo, niweho ugiye kwandika amateka mw'isi. Nukuri niweho ugiye kwandika amateka mw'isi, weho waciye mu bigoye, mu bikomeye, niwe ugiye kuba umuntu ukomeye, kuko Imana igucisha mu bikomeye kugira ngo uzabe umuntu ukomeye, igucisha mu bigoye kugira ngo nawe utazagira burenganya, nawe ugiye kuba umuntu ukomeye. Amen. Weho turi kurebana ikiganiro, weho ugiye kukireba, weho urakireba, weho uragifungura, ugiye nubwo waciye mu bikomeye ugiye kuba umuntu ukomeye. Nukuri Samweli yanditse izina kuko yari umwana wavuzweho n'Uwiteka. Hahirwa weho ugiye kuvugana n'Imana, hahirwa weho tugiye gusengana, hahirwa weho wumvishije iri jambo, ugiye kuba umuntu ukomeye wabiciyemo. Imana ijya yemera ko bitugira kugira ngo yitwe Imana. Iyo ibishaka Ana yararasama iryo joro ashakana nande n'umugabo we, ariko yamucishije mu bikomeye, bamuzaniraho mukeba Penina. Penina arabyara, ariko haleluya, usibye izina rya Penina umubare w'abana be, haleluya, ntawanditswe mu gitabo, kandi n'amazina yabo ntayanditswe mu gitabo. Nico bivuze ngo abana b'Uwiteka bazandikwa mu gitabo cyo mw'isi no mu gitabo cy'ubugingo bagira ute bandikwe. Nukuri. Haleluya. Bazandika amateka kandi bazahirwa. Tukiri ku isi dufite isezerano ko nta kizaba kidutunguye. Haleluya. Muri ibyo byose byabaye, Ana ntibyamutunguye kuko yavuganaga n'Uwiteka, ijwi rye baragendanaga, akaja gusenga, akinyajya kwa Samweli. Haleluya. Akinyajya kwa Elisa akamubyara tuzabyara umwana w'umuhungu. Haleluya. Yakwinyajya kwa Yakobo tuzabyara umwana w'umuhungu. Haleluya. Amen. Kandi uzamwitande Samweli. Kuko Imana yavuze. Haleluya. Kuko Imana yari yagize ute? Yari yavuze. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo haleluya, hahirwa bemera batabonye. Sara yaremeye ageze mu rugo arasama kuko yayemeye kandi atabonye. Haleluya. Kandi yari amaze igihe kirekire burya. Haleluya. Igihe umariye mu butayu, uko cyaba kingana cyo kose, uko Imana yavugishije uriya mwana wari ikiragi akavuga, niko Imana yamwijije kugira ute ije kuvuga ku byawe kandi bikemera. Haleluya. Kuko ari Imana igize ute ishoboye byose. Nukuri. Reka turebe ijambo ry'Imana riri muri Yobu. Maze ibwira umuntu iti, yego, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Haleluya. Amen. Maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kugira ute kujijuka. Ubaha Uwiteka, Imana ibindi byose je kubikora. Uri mwiza, data wa twese mwiza, uri umurengezi wacu. Turagushimye kuko uri Imana, tutitaye ku bigeragezo tumaranye iminsi, uje kutugira abantu bakomeye, uje kugira abantu bawe ubwoko bwiza. Izina ryawe nirishimwe. Tumaje kumva ijambo ryawe ngo kukubaha kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Uyu mwanya Kristo reka uduhe kujijukira mu byawe, kandi Kristo tukubahe by'ukuri kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Ana yaratitirije aratakamba, amaherezo umuha Samweli.
nsabiye buri mwe wese. Hari Samweli w'akazi, hari Samweli w'uburwayi. Haleluya. Watanga Samweli nerevodotayi akavuga, kandi Samweli akamamara. Ndagushimye kuko uri Uwiteka Imana. Mbasabiye Samweli ubwoko bwawe, abari hanze, abari ku mpera z'isi zose, abari mu Rwanda, abari ku mpera zabyo, nabo duhanye imbibi. Kristo nabo tudahanye imbibi bari kure yarwo. Reka Kristo ubahe Samweli kuko uri Uwiteka Imana. Uri Imana itagitungurwa, nagutungurwa n'ibibazo byacu, ahubwo bibirimo kugira ngo wiheshe icubahiro. Urakoze kuri Imana wumvishe gusenga mu izina ryawe ugera Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana ugipfukamye. Reka tugusabe utange nimero ku buryo wagukenera azaguhamagara mufatanye gusenga. Nimero yanjye ni 078 08 966 019. Yego, Imana y'amahoro ibane natwe kandi duhe umugisha.